nyandiko inenga noneho politike y'inkotanyi ayita ngo ingirwa porogaramu ya politike y'inyenzi zaduteye. Ngo inyenzi zaduteye ziyita inkotanyi, izo nkozi z'amahano nta kindi zashakaga uretse kumena amaraso ngo zifate ubutegetsi zidamarare mu byo batavunikiye. Kuvuga ko leta yari yabo, izo mvuna muheto z'inkotanyi zirashaka iki? Ku gihugu ari icyabo, leta ari yabo, ni yacu. N'umunyamakuru imvaho ya leta. Kandi muvise ko Venance Hategekimana ntawe bimukurikiranyeho, ntawe bimubajije, no, yarashaje, ubu ngubu afite na pansiyo ya leta y'u Rwanda. Ariko mwumve ibyo yatukaga leta icyo gihe, noneho iyobowe n'inkotanyi niyo yamuhaye pansiyo. Imvaho nimero 870 Ugushyingo 1990, Flora Kampayana wundi nababwiye, Kampayana. Ariko imvaho reka mbe nyihoreye kuko byaba byinshi, ibi bitegura ntazi ko iminota iri bugire. Reka noneho imvaho izi nyandiko ni ishyano kandi zamaze imyaka 4. Njya mbona rero wa muhungu Habyarimana witwa Jean Luc wazigira nyirazo ngo ni Mukiza n'abandi bakaduka ngo jenoside ntiyateguwe, barakina ibise nibiki. Ntabwo ari ku butegetsi bwa Habyarimana se bwase. Imvaho ni ikinyamakuru cya leta cyari ku butegetsi bwase. Radio Rwanda yari yase. None avuga ngo jenoside ntiyateguwe, babakina niki? Ntabwo tugomba kubibemerera. No. Kandi buriya mu gifaransa bavuga ngo mente il restera toujours quelque chose. Uvuga ngo komeza ubeshye uko mukoresha imvugo nyinshi z'ibinyoma, kandi kenshi ikinyoma kigero kigafata kigasimbura ukuri. Bariya babikora bishaka. Iyi narrative mbi ya negationisme bayikoresha kugira ngo amateka bayagoreke, kugira ngo abato batabizi bazagera koko bumve ko ari ko kuri. Niyo mpamvu mutagomba kwemera, mugomba kubasubiza no kwandika. Kinyamateka ntabwo mujya mukeka ko kinyamateka yakoze amahano. Kinyamateka iri muri bya binyamakuru byambaye impu zombi kimwe n'isibo. Ariko kinyamateka kuva aho Padiri Sibomana ayiyoboreye, Andrea Sibomana yaje asimburanya kwigendera Padiri Silvio Sindambiwe wishwe na Habyarimana. Silvio Sindambiwe ntabwo ari umutu. Silvio Sindambiwe yakomokaga ahitwa Imuyunzwe, ni mu karere ka Ruhango, ariko yari umunyakuri. Yari umunyakuri. Muri kinyamateka yanditse inyandiko zamagana irondabwoko, zamagana irondakarere, zamagana akarengane. Yari yashyize igice yitaga ngo bazumva ryari. Ako kariburika kitwaga bazumva ryari kara ko kugira inama abategetsi, cyane cyane leta ya Habyarimana. Noneho bituma bamwica, baramwishe, bamusimbuza rero Sibomana Andrea. Sibomana Andrea ageze muri kinyamateka yagenze mu nshamake. Umurongo yayihaye ni umurongo wa MDR Parime Hutu rwose. Ndetse abanyamakuru uriya nababwiye Sylvestre Nkubiri ari inshuti yanjye, avuka Ikibeho, baramwishe. Twarandikiranaga, yansobanuriraga uburyo Sibomana yabuze uko amwirukana, ariko akabatoteza. Yanandika inyandiko Sibomana akazirya ntizihite, agahitisha izabitwa ba Radisirasi Niyongera n'abandi. Ngiye kugenda mbaha za sitasiyo nkeya za kinyamateka zigaragaza urwango, ingengabitekerezo ya jenoside iremereye, guhamagarira kwica. Kinyamateka nimero 1331 yo mu kwezi kwa 11 1990 ngo hari abagambanyi bihutiye gusanganira izo nyangarwanda. Abagambanyi no kuvuga ni ba bantu bari barafashwe barega icyaki bahimye ngo ni ibyitso by'inkotanyi, bari bafunze, bandi bafunze nabi muri za stade Nyamirambo hariya. Ariko kinyamateka nayibise ni inyangarwanda kandi nabagambanyi. Ni ya Kiliziya Gatolika kinyamateka. Nimero 1332 yo mu Kuboza 1990 ngo inyangarwanda zaduteye zitwa inkotanyi. Kinyamateka nimero 1338 zo mu kwezi kwa mbere 1991 ngo mu gihugu hari abashyigikira abavandimwe babo b'impunzi kandi biyemeje kubatera inkunga bagamije guhirika repubulika. Bamwe mu batutsi bashyigikiye ibyo bitero kuko bizeye ko bazasubizwa ku butegetsi no kwihorera. Indi mpamvu ituma isunika abatutsi mu guhimba ubwoko, ubwo bariho aratoteza abatutsi bashoboye guhindura ubwoko, ngo no gushaka gucengera no kuba ibyitso by'inyenzi ku buryo bworoshye, harimo guharabika
barabika abatutsi rwose. Nimero 1939 ngo byaravuzwe kandi ntibyanyomojwe ko amafaranga inyenzi zaguze imbunda zo kudutsemba amwe yaturutse mu Rwanda anyujijwe mu ntoki z'ibyitso. Iteka jenoside ushaka kuyikora afata abashaka kwica akababeshyera ko bashaka gutsemba abariho akangurira ko bakora jenoside, kugira ngo abakangurira ko bakora jenoside babyitabire bumva ko ari ukwirengera. Ngiyi rero ni strategy kinyamateka nayo ikoresha, ko inyenzi zaje zije kubatsemba, gutsemba abahutu, ko abahutu rero bagomba kubatanga. Bon, 1340 abanyarwanda babishoboye bafatanyije n'ingabo z'igihugu kurwanya umwanzi, haba mu gutahura ibyitso, haba mu kwiyandikisha mu kujya mu ngabo z'igihugu ku basore, haba mu gutanga umusanzu, haba mu nyandiko zisobanura uko ikibazo cy'inyenzi giteye. Noneho ni kinyamateka 1332 ivuga ku rupfu rwa Rwigema, inishimira yuko ngo no mu seminari nkuru ya Nyakibanda abaseminari bitegura kwiha Imana nabo babyishimiye cyane. Dore uko babyanditse. Aka kantu karansetsa buri gihe nkagezeho. Ngo abo basore bitegura kwiha Imana bamuvumanye ingufu z'umwuka wera, babikuye ku mutima bati uri inyana y'imbwa Rwigema we. Iki ni ikinyamakuru kinyamateka cya Kiliziya Gatolika mu nyandiko ziyoborwa na Padiri Andreas Sibomana. Ubu ngubu iyo tuvuze Padiri Andreas Sibomana, imiryango nka Reporters Sans Frontières, za Amnesty International barahaguruka ngo turamwikoma, ngo turi natwe mwironda bwoko. Aba bantu bigeze basoma ibise, ntabwo bumva ikinyarwanda. Sibomana muri babandi bakora gutundu twiza yagiye mu muryango uhaniraga uburenganzira bwa muntu witwaga ADR, akajya agira utuntu yandika tuzima tugaragaza abantu bishwe. Ariko izi nyandiko ze n'ikinyamakuru yarayoboye nacyo cyari mu bishishikariza iryo yicwa mu mayeri. Ariko iyo miryango y'ama ONG za Human Rights Watch ubu ziramuvugira rwose. Ubukoze kuri Sibomana bakumara, menya ahubwo bazanyima visa kubera ko ndabizi mbo. Ariko reka nkomeze. 1344 ngo byaragaragaye ko inkotanyi n'inyenzi zahunze revolution. Ngo bano bagiye kwandika ko impunzi z'abatutsi zahunze amahoro, na demokarasi. Abyandika atyo ngo byaragaragaye ko inkotanyi n'inyenzi zahunze revolution n'ishingwa rya demokarasi no gutsinda kwa rubanda nyamwinshi muri 1959, kandi ko zitigeze zihanganira ku butegetsi bushyirwa mu maboko ya rubanda nyamwinshi. Barabitira wahunga demokarasi, wahunga amahoro, bahunze ubwicanyi, bahunze gutwikirwa. Ariko dore uko kinyamateka ibyanditse 1300. Noneho bakanageraho bakanandika mu 1339 ngo abo bantu banduye imico mishya y'abanyamahanga. Impunzi zaranduye ngo banduye imico mishya y'abanyamahanga. Tuvuga inkotanyi s'abanyarwanda bazima baranduye. Kuvuga gutyo bivuze ngo umunyarwanda wundi uri imbere mu gihugu nahaguruka abo bantu arwanye abo bantu banduye, kuko baje kwanduza rubanda nyamwinshi, baje kubatwarira igihugu. Bo 1344 ngo iyi ntambara turimo ndahamya ko ari intambara y'amoko. Inkotanyi zibasiye abahutu zinabacyurira ko batumye base na basekuru b'inkotanyi bahunga. None se sibyo bahunze ndetse. Ariko agakomeza ngo iyi ni intambara abatutsi bashoje kugira ngo bisubuze ubutegetsi banyazwe na revolution y'abaturage, kugira ngo babone uko baryoza abahutu ibyo bakoreye abatutsi 59, 63 na 73. Icyo abahutu bibagirwa nuko abatutsi batazaruhuka, mu byumve neza, nuko abatutsi batazaruhuka badasubiranye ubutegetsi, maze ngo barikoroze, uretse ko umubare nyamwinshi w'abahutu utazatuma babigeraho. Ibyo abanyarwanda bo hanze bagomba kwiyumvisha nuko ikibafitiye akamaro ari ukubana neza n'abaturage b'ibihugu byabakiriye. Ariko mwari muzi ko kinyamateka yanditse ibintu mwari muzi zakangura, nahisemo zakangura tuzihorere. Ubu mbabwiye iby'isibo nabyo twajya. Ariko kinyamateka mbo 1338 ngo ibyo ari byo byose twagize Imana. Aha naho muhumve, twagize Imana. Iyi ntambara yazanye ubumwe bw'abahutu, bako batangiye gukora mobilisation, abahutu bishyire hamwe
bahanganye n'umwanzi. Ntabwo ari abanyarwanda bose, abahutu n'ibishyira hamwe. Twagize Imana, intambara yazanye ubumwe bw'abahutu. Niyo twahangana rero dushingiye ku turere, ku moko n'ibindi, nta kibazo kirimo. Nimero 1339 noneho rwose barerushye ngo jewe simbona ubumwe hagati y'abatera n'abaterwa aho bwaba bushingiye. Abategetsi bakwiye gusamira hejuru iyo ngabire Imana ihaye u Rwanda, maze kuva ubu bakirinda ikintu cyose cyakongera guca abahutuma ibice, kuko uyu ari wo mutego w'umwanzi. Icyo bita ingabire Imana ihaye u Rwanda, MDR yari imaze gushingwa. Itegeko ryemera amashyaka menshi, nako itegeko nshinga ryemera amashyaka menshi ryagiyeho muri Kamena 1991. MDR bya mbere niyo yabaye ya mbere mu guhita ishingwa. Kinyamateka isi byandika ibyishimira ko ari ingabire Imana ihaye u Rwanda, kuba parlement igarutse. Mbo nimero 1339 niyo maze kuvuga. None 1340 baravuga ngo bimwe mu byiza bya parlement hutu nuko idahatira abanyarwanda ubumwe budashoboka. Bimwe mu byiza bya parlement hutu nuko idahatira abanyarwanda ubumwe budashoboka. Vuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda ntibushoboka, kandi ikinyamateka ntabwo ibwigisha, ntibushaka, ntibubaho. Mbo yewe bigeze rero kuri Ndadaye. President Ndadaye yishwe i Burundi. Icyo ni ikibazo kireba i Burundi rwose. Kinyamateka nayo yabishingiyeho ikangurira ya magambo Karamira yavuze ya Hutu Power. Kinyamateka 1404 irandika ngo ukoze mu nda y'u Burundi abakoze mu nda y'u Rwanda. Abishe Ndadaye batwambuye urumuri twari dukeneye. Abakunzi ba demokarasi tubaye imfubyi. Inyota Ndadaye adusigiye ntawe uzayicubya. Kinyamateka nimero 1408 yo muri Mutarama 1994 yo yanditse yishimira rwose ishyigikiye igice cya Power cyari cyowe na Kambanda. MDR maze gucikamo ibice, Kinyamateka nayo yashyigikiye icyo gice cya Power. Bageze naho ndangiriza Kinyamateka ko nababwira byinshi kugira ngo ndangize tukomeze ibindi. Bageze naho Kinyamateka igaragaza ko genocide ishobora kuba, kandi ko genocide ishobora kuba n'igisubizo cy'ibibazo bya politiki. Barandika ngo muri nimero 1404 yo mu Kuboza 1993 ngo hari uburyo bwinshi bwo guhosha amakimbirane. Uburyo bumwe nuko igice kimwe kirukana ikindi cyangwa kikagitsembatsemba. Ngo hari uburyo bwinshi bwo guhosha amakimbirane. Uburyo bumwe nuko igice kimwe kirukana ikindi cyangwa kikagitsembatsemba. Gose murumva atari gukangurira, guhamagarira gukora genocide ku mugaragaro. Hanyuma dukuremo iki rero, kandangize izi nyandiko ni nyinshi.